mukanya uhamagare mu kazi sabe off ubwire byose bikurikirane ariko kuri kondisiyo kamete njye kubika Libra mwana turera ntagarako nese ubundi ko tumufata nk'umwana wacu waretse akabanza yakora twemera ngaruka kugamabura kindi ndi kuvuga ni wera mambushe nashaka mena gahanga ariko anyikire mbe hariya ntabwo ibizabaye byo sinzabigamba twabonye ko nabivuze ngavuga ngo ndi ntabwo tuziranye wowe n'umuntu mugira Umeze neza amakuru kura ahangaha narinja se nawe ukora niho nkora ahangaha sinzi niba uje uhazi urahazi ahangaha se ibyo bihakorerwa bari bandangiye ko hano ari ikigo gifasha abantu ariko uyu musaza uba hano ijwi rye ntawe rihuriye n'uwo mupfumu w'abarandaguriye waje gushaka icyo njye naje gushaka umuntu barambwiye hari umusore twakundanye ariko ari kugenda kuntwara narenze kubaza uko bizagenda yagize gutwara yabaye gasendatazi yabaye gasendatazi sendatazi ibiki sendatazi kwa kundi umuntu atitaga umuntu agatinda kuja kumujana ikigo gifasha abana kirahari hanyuma ufitemo umwana ushaka ko tugufasha nawe ushaka gufashwa yego uko ushaka gufashwa ikibazo se umukobwa umeze nkawe mbona urasa neza ibisuko muze siyo ni inyitabo bamugerekeye nyine ko bakwitabira kure kugira ngo witagire ese ntabwo wari uri kunyumva ntabwo wari kunyumva igihe naje mabuje nje buregamana naje suzanye iki ndizanye amaguganje nkesha umutwe ubundi wowe mva hejuru ugenda uzana intebe ndabona usa neza ufite ubuvuzi urumva ushaka ko tugufasha iki wowe ahangaha dufasha abana bafite ibibazo abana batagira imiryango abana bo ku muhanda abana ubona ntabwo basa nkaho badafite ubarengera uba ufite iki kibazo ku buryo ushaka ubufasha nanjye ibibazo byose ufite nibyo bimbi wajyaga gusetsa garega jewe reka ni umuntu mwiza gutya ibintu byanje biba biri ku murongo kumwe buriya nanjye hano gutya ubu tuvugana ngende kwandika ya myenda yo na message ukuyipfubya gusa sari ikindi mabuje ndabesa kandi bamese oya ntabyamabuje ugenda wowe ngo munsi nicaranye na mabuje mabuje muraho oya so muko none se urabona uri mukuru sinzi niba uri ku rwego rwo kuba waza hamwe n'abo bana batoya barererwa ahangaha hanyuma se byibuze hari ikindi kintu usaba mbere na mbere se ubundi warize wararangije amashuri oya ntabwo nari nakarangiza amashuri ababyeyi banjye bari bakindihira rero urumva narabicikanyishije ntawe mfite bishatse kuvuga ngo wahuye n'ibyo byago ukiri mu ishuri ntabwo wari wagasoje
usigaye usuzugura ku buryo nsigaye no kumvugisha amagambo menshi nsigaye numva nanagukupitisha n'ubwo rubanda uhora uri kugenda mabusha ntawankubita rwose guca rwose ntawankubita urankundaga ariko ubundi ko waje nkaguha amafaranga ukagenda cyagenge gusa ntabwo uri kumwanga byibuze se hari ikindi kintu nko mu turimo dusanzwe hari ikindi kintu waba ushoboye gukora ku buryo aricyo umuntu wenda yakubakiraho agira ubufasha guha ubu ngubu urabona ko naho kuba mfite akazi kose nabona niyo yaba arakumva ko nagashobora kandi nagakora pe umukobwa ufite intoki ndimo ndabona zisuku nguko rwose imirimo yo mu rugo wayikora nabikubwiye kuba mfite intoki imeze neza nsutse n'ababyeyi banjye banyitagaho ariko mu bintu afite aho kuba no mu rugo narabikoraga iwacu n'ubundi nabikora mabusha nanjye naragiye sinagaruka none se hano uri ni hehe nimba utaragarutse hano uri hehe mabusha wibuke ko naje uri kumwe na bosi ngababwira ngo aho nabaga kwa mabusha na bosi ahandi bancumbikiye bagize ngo inzogera ibirirenze ubwo rero ngaruka kubw'amabura kindi ndi kuvuga ni wenda mambushe nashaka mbe n'agahanga ariko anyikire mbe hariya ntabwo ibizabaye byose sinzabigamba na bosi ntabwo namubwiye ko twatuze twabonye ko nabivuze ngavuga ngo ndi ntabwo tuziranye wowe n'umuntu mugira nuko ntaho kuba mfite pe niyo wanjyana iwawe byibuze nabikora hanyuma rero ubwo icyo ngiye gukora nta kindi ubufasha ngiye kuguha ni bumwe ubufasha ngiye kuguha ni bumwe ngiye kukujyana iwanjye ni ahantu hagari hari umudamu mfite ndetse n'undi mukozi n'ubundi ufasha umudamu mu turimo two mu rugo uturimo ku gipangu kuri gate n'ibindi bitandukanye uraho utarabimubwira se we mpamvu ndakurabiga yaje uri kumwibonekezwaho bosi niwe mwirigwana kandi nshaka ubunana gutungura nzakwirukana oya mabushe nyirukanye naje hehe wagira ko abanyamagambo ariko se sigaye ndumva ijwi ryawe hari ahantu ndizi mabushe yarizi kubera ko nyine twagamanye kenshi oya uza hano ndizi se nsigaye rero mfite ikibazo muzehe ngiye kugerageza amahirwe yo kukujyana mu rugo ndebe ko hari igikunda ariko ubwo kukujyana mu rugo ni kimwe no kuba wahaguma ni ikindi kizaterwa n'uburyo ushobora kwitwara cyangwa se uburyo uzagaragaza ko hari icyo washobora ibyo bizagenda ko uzaguma nzagerageza uko nshoboye kose kuko n'iwacu narabikoraga pe zigenda ajyama agashikaburi ku buryo n'umugabo wanjye amaze kubibona urabizi ntazi ko mfite umwana n'ibanga ryanjye nawe ibyo byo noneho nimba naguka umutwe niba nagukutse simbizi ntibizagucike aho kugira ngo mbivuge mabushe napfa wowe gasuku tuziranye sha ako se ubundi muze ko nsigaye ndumva ijwi ryawe hari aho ndizi so imfubyi baga yifashije sibyo kandi kabaga yose umugore wanjye ni umuntu utagira amahane udakunda rwaserera udakunda kuvuga kabiri ni umuntu uba ushaka kuvuga rimwe ibyo avuze bikumvikana nugira amahirwe akagushima akugezayo akakwemera ngo uraba usabwa disipurine iri hejuru nk'uko ndi kubona uri kunyitwaraho ko nguko usa nk'umwana ufite disipurine warezwe so ngo nugera mu rugo bigomba kuba akarushyo yego ijwi nsigaye numva wagirira iwa mupfumu mabushe gucyo gukaje mu mapfumu bikira mariya nyina wa dore mbese muzecishika nakubwiye hano turi kuganira ibintu biri seriye sibyo ntibuva nkubwire so gusa nyine ihangane biriya ni ibintu bibaho kubura ababyeyi
hanyuma se abantu baguhiga bo cyangwa se abo utekereza ko nabo bashobora kuza kuguhiga nyuma y'uko bishe ababyeyi bawe urabazi hari amakuru ava afiteho nta makuru ndamenya juste ni uguhunga ikintu utazi cyangwa se guhunga ntabwo nzi guhunga ntabwo nzi abantu ndi guhunga nanjye ubwo ndi guhunga simbazi sindabamenya kuko bari gukurikiranwa ntabwo ndamenya ngo ni bande kuko urumva gukurura ijwi narikurura gasanga irajwe ari iryawe irejwe mabuja irajwe ijya uriya mupfumu wampfumuriye kuko nahuye n'umuntu yego arambwira ngo arerekwa ngo yabonye ibindiho arambwira ngo azi bya sheri wanjye ndavuga asubiza ute ati se ufite umuhungu mukundana ati sahora kurerega ntimukore ubukwe wakabigira ibintu by'ibintu birebire nanjye ndavuga ati yigupe arahari ariko ntaba ashaka ngo tubane agenda bicuma yabaye nka sendatazi yagize gutwara abo yabaye nka sendatazi yabaye nka sendatazi ibiki sendatazi ni kwa kundi umuntu atetaga umuntu agatinda kuja kumujana rero ngiye kumukoraho ryake yego nibyo nanjye nshaka uwo musore mukuru ahita gutekereza kumujana atana kureba n'ikirahuri kurure genda mukuru njyewe yego mubyeyi arashiraho shiraho intoki zawe shiraho yema ongera Parakachative. Hey! Yemo. Barakuzinze bagushize cangiro. Iryo jambo sendatazi n'umupfumu yararimbwiye. Yari umusore. Uya yari umusaza. Baba bizi cyane. Basaza babimenyaga. Byumvikane ko ngomba no kukwanduza. Ibibazo byawe nkabimenyesha abayobozi kugira ngo hagize ikibazo na kimwe kiba byibuze bakuzi ndetse bazi inkomoko yawe sibyo? Nta kibazo pe. Bisobanuye ngo rero igihe uri buze ko uri hamwe nanjye cyangwa uri iwanjye mu rugo ugomba kugendera ku mategeko ukubahiriza amabwiriza kugira ngo akanya kari kose hagira ikikubaho bikaba ari ibintu bifite ubusobanuro cyangwa se bishobora gutanga ubusobanuro. Uzitwara iki? Rero kagira inkuru ndangije umugabo turahura abarambwiye ati rero ngomba kukurangira umupfu nanjye ndamubwira ati nanjye pe nkeneye gushaka ko nshaka kuva mu bukobwa arambwira ati kugira ngo uriya musore mubane ngiye kukurangira umupfumu ujyaho agupfumurire muzahite mugira ute mukora ubukwe urumva ugende wa mupfumu ngiyeyo andangira arambwira ngo nzajye amumuti nuko nzagerageza kandi uzabibona sawa noneho ndabona amasaha akuze reka tugere mu rugo reka tugere mu rugo turebe ko hari ikiri buze kuvamo nta kibazo sawa ngo nzagende ngo ku musaza kumva yego ngo tubyarane nitumara kubyarana niho ya mivumo yose cyangwa kundi baranzinze bizamvaho ngahita nshaka ndabikora kumva ndabyara ariko aho bingeze ndigora ndashikagurika umugabo wanjye ntazi ko mfite umwana akuva hagera muri uru rugo ijwi ryawe ujye wibukarega ko ari we twabyaranye nabyibukaga mabuja nise umbwije ukuri umupfumu nawe muhuriye hehe nta hantu muziranye mabuja reka guca rwose mabuja uzi ko nyine we wagiye uramfata neza guca muri ya minsi imbere nyine nanjye nk'umugabo nyine ndavuga inti reka nkubwire nyine turyamane ariko ibindi byose ntabwo nari mbizi niwo mupfumu simuzi mabuja ntabwo najyamanye nawe kubwo kugukunda nari mfite inyungu zanjye ariko sinzi impamvu ukomeza kunyizirikaho noneho no mu mutwe ijwi ryawe rigakomeza kungaruka mu mutwe
ngasanga ari uhuriye na wa mupfumu mbwiza ukuri ntawe muhuriye. oya mabushe njyewe aho duhuriye ni njye nawe handi gusa ariko kana byararangiye sinongeye kuza kukureba mabushe waranyiyamye ngo ntazawusenyera nanjye rwose mabushe ndakubaha rwose mabushe ni ukuri oya pe umupfumu urakazi ngo n'Imana uzambwiza ukuri ngomba kugenzura mpaka ariko umunsi nagufashe cyangwa mupfumu namufashe ngasanga hari aho muhuriye cyangwa uriya muntu wambwiye ngo ninjye mu bapfumu ngasanga mwari mufitanye gahunda ariwe wigize umupfumu ukigira n'umusaza ko mupfumu ntabwo namuzi ukunda kubona ubwangu kumwe turaturanye ndikumureba ndikumureba iyi muntu agari gutambuka mugende muryamane nawe ariko ibijwi iki bikomeje kunza mu matwi hari igihe abantu bagambaga kimwe hari igihe abantu bagambaga kimwe sinzi ukuntu ngiye ntabigenza ukuntu babigenza ni uguma kubaga wa mwana wa kera kwa kundi wari umeze kera cyane wari umwana mwiza utagendera mu ngeso mbi ariko ubu urebye amanyanga nsigaye ngira urugo rwanjye ubu ngubu ntushije gato wahita ruhirima neza kana wari ukubigiramo uruhare ese wambwije ukuririmba ari wowe mabushe nari njyewe ariko mabushe hari undi muntu uganiriza ashaka kukosha siko nukunda inkuru byose nibyo